Cyuzuzo Epafrodite mu murenge wa Nyakarenzo nibwo yavanye n'ababyeyi bo gusenga ejo ku cyumweru gusa babwira ko agiye gutashyana abagenzi be bahita berekeza ku mugezi wa Rusizi batangiye koga. Epara rohama bagenzi be baramutabariza, abaturanyi bahageze baramurohora basanga yamaze kwitaba Imana. Umwana yagiye gutashya cyane n'abana wabo akora urugomo ndimo urugomo bajya ku Kivu umugezi wa Rusizi bageze nyine ari koga umwana ararohama rero bahita baza birukanka baza kutubwira ntabwo arabizi ahubwo rero bahise baza kutubwira nako tutatumanuka tujyayo tugeze bari bashoboye koga arubira maze kubira nyine barashakisha baramubona ngubire naho mwamusanze abana nyine bari kumwe batubwiye batweretse ahantu yatogeye maze kubatwereka nyine bari bashoboye kubira bajyamo barashakisha nyine baramubona. Umwana ejo twavuye gusenga mu gitondo kandi hagati mu gendega mutebuke jewe rero sinamenya ko abandi bana barangije kumbwira ko bagiye ku Kivu. Umwana bagiye nka 4:15 n'umwana yamvuye nka 7:00 abana mbona bashe bari kugira barambwira ngo mama ngo ipa yarohamye. Avuga ati ntabwo bishoboka rero se bari bajyanye n'abandi barambwira ati bari bajyanye n'abandi bana nta muntu mukuru wari urabura ikivu. Rusizi ya hano hepfo birangira nyine kwambaye ibishakashaka twese abaturanyi inshuti nyine turabibamenyesha baraza bahise kubamanuka bageze bajyana n'abana nyine bari kumwe. Bageze aho umwana yarari bagiye kogera hajyamo abantu nyine bagiye kumushaka ahantu yagendeyemo naho bamusanze nta mazi yigeze anywa. Twaribaje uyu mwana nta mazi amwishe kumva biratuyobeye nyine basi umwana ejo turabariza muzamura yavuye hano mu rugo nyine avuga ko agiye gutashya ajyanye n'abandi bana nuko nyine 6:00 tubona abana baje bihuta bajyanye gutashya batubwira yuko umwana arohamye. Abagabo bahise bagenda bihuta nyine bari barinze bahise bamanuka bihuta bahanye amakuru nyine bose bahita bamanuka bihuta bajya kubereka aho umwana arohamiye. Nta gihe byarwaye abana berekanye aho yatogeye bakihagera bahereye ko bamubona. Umunyamabanga Nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakarenzo Dushimimana Jean Baptiste ahamya aya makuru ariko agasaba ababyeyi kurinda abana bo bakabacungira umutekano babarinda kwegera hasi ubuzima bwabo mu kaga. Yego nibyo koko ku isaha ejo ya 7:30 ko twamenye ko uriya nyakwigendera yarohamye mu mugezi wa Rusizi. Ntabwo twamenye impamvu babyituruje abaturage ariko ku makuru dufite kandi twizeye y'abantu bari bahari umwana ajyanye n'abagenzi be gutashya gushaka inkwi barangije igikorwa bakora urugomo rwo kuza kujya koga bagiye koga umwana niko yarohagama mu mazi. Yego urakoze cyane. Inama tugira abaturage cyane ku bufatanye n'ababyeyi kuko ababyeyi nibo begereye abo bana cyane kuturusha nuko bagomba gukangurira abana kutegera ahantu hari imigezi minini ibyuzi ndetse bura n'ibidendezi birekamwe amazi. Dukangurira abaturage ko kubuza abana kubyegera abana bakiri batoya bakaba badakangurwa kuba bajya muri iyo mirimo ishobora kubakururira ibyago byo kuba bagerana. Si Epa gusa utwawe n'umugezi wa Rusizi kuko no mu minsi yashize n'undi wo mu kibaya cya Bugarama yagiye koga atwarwa nawo arohorwa n'abarundi. Akimana Ernest, BTN TV mu karere ka Rusizi. Na amasomo yatangiye kuri uyu wa mbere mu kigo cy'igihugu cy'amahoro Rwanda Peace Academy giherereye Nyakinama mu karere ka Musanze aho abayitabiriye barimo kwiga ku bijyanye n'amategeko mpuzamahanga yo kurengera no gusigasira uburenganzira bwa muntu haba mu bihe by'amahoro cyangwa se by'intambara. Abayitabiriye bo mu nzego zitandukanye barimo abaofisiye mu ngabo z'u Rwanda, abapolisi ndetse n'abandi batandukanye bafite aho bahurira n'ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu bavuze ko biteguye kungukira byinshi muri aya masomo. Twiteze muri kureba ko cyane twe mu Rwanda twabonye uburenganzira cyane nk'abasirikare babonye uburenganzira bw'ikiremwamuntu buhonyango. Ni byiza rero turongera kubyibutsa tukabibona tukabiganira
ibyo rero byose bizadufasha twese guhuza ubwo bumenyi, tugende tuganire n'abaje gutanga kosi, tumenye uburenganzira bwa muntu n'iki kwanza, burindwa bute, n'ibyari umuntu abura uburenganzira. Hari byinshi dutegereje kubona muri kosi tugiye gukora igihe cy'umweru cyose. Amahugurwa tuyitezemo mu by'ukuri byinshi, nk'abantu bahura n'amategeko mpuzamahanga cyangwa se amategeko atuma tuvuga uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ntekereza yuko yitezemo byinshi, tuyitezemo kumenya kubahiriza amategeko arengera ikiremwa muntu. So nizeye rero ko iyi ari opportunity nziza twe twabonye yo kugira ngo tuzabashe kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu cyane, hanyuma tube bamwe mu bigisha cyangwa se mu bafasha abandi kuba twazubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Aba ari umwanya mwiza wo kumenya uruhare rwacu binyuze muri aya masomo, uburyo twakubaka amahoro ariko n'uburyo twarinda icyo twakwita uburenganzira bwa muntu bw'ibanze, ariko no gusobanurira abatugana cyane dushingiye kuri aya mategeko mpuzamahanga y'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu. Aba ari ikintu cy'ingenzi, ariko no kumenya uruhare rwacu ndetse n'uruhare rw'igihugu cyacu ndetse n'akarere muri rusange n'icyo twebwe twakongeraho. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'amahoro Rwanda Peace Academy Colonel Retired Jules Rutaremara yasabye abitabiriye aya masomo kumva neza uruhare rwabo ndetse no kugirana ubufatanye ku bijyanye no kubahiriza uburenganzira bwa muntu, haba mu butumwa hanze y'igihugu ndetse no mu gihugu imbere, kugira ngo himakazwe umuco w'amahoro. Ubwo rero turimo turategura aba bantu kugira ngo bibafashe baramutse bagiye mu butumwa, cyane cyane mu butumwa aho tuba tubereka uko ibintu biba bimeze. Hari imbogamizi nyinshi, ariko tunavuga tuti niyo batajya mu butumwa ibyo bakura aha ngaha byabagirira akamaro, kuko mu nzego zose zo turimo harimo iteka ikintu kigomba gushyirwa imbere, ikintu cyo guteza imbere dignity y'Abanyarwanda, harimo ikintu cyo kubaha umuntu ku giti cye n'imibereho ye, ntihagire kumuhohoterwa. Murabizi hari ihohoterwa ryinshi, ibyo ntabwo nirirwa ndijyamo. Ibyo byose rero nibyo bareba, bakareba noneho n'amategeko abishinzwe, bakareba noneho n'ukuntu bifata. Iyo batifashe neza bigenda bite, ese wabigenza ute kugira ngo habe imyifatire myiza, noneho ibintu bishobore kuba byagenda neza. Nicyo amahugurwa agamije. Evaristus Ntaningora uhagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye mu Rwanda rishinzwe uburenganzira bwa muntu yasabye abitabiriye aya masomo kumva neza uruhare rwabo ku bijyanye no kurengera uburenganzira bwa muntu, haba ku mugabane wa Afurika ndetse no hirya no hino ku isi. Abitabiriye aya masomo bagomba kumva no gusobanukirwa neza amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu, kuko amahoro adashobora kubaho nta burenganzira bwa muntu. Kuri iyi nshuro abitabiriye aya masomo bagomba kumenya uburyo bashobora kugira uruhare rufatika mu rugendo rwo kubaka amahoro arambye. Tugenda twumva ibibazo bibangamira uburenganzira bwa muntu hirya no hino, haba ku mugabane wa Afurika ndetse no ku isi muri rusange. Niyo mpamvu rero tugomba gutegura amatsinda ahagije kandi ashoboye, agomba gutanga umusanzu ugaragara mu guhangana n'ibyo bibazo byose tubona muri iyi minsi. Tugomba kandi kumva no gusobanukirwa akamaro k'amategeko mpuzamahanga akumira ihohoterwa iryo ari ryo ryose, ryaba irishingiye ku gitsina, ihohoterwa rikorerwa abana, byose bikitabwaho, haba mu bihe by'amahoro cyangwa se by'intambara. Amasomo yatangiye kuri uyu wa mbere mu kigo cy'igihugu cy'amahoro Rwanda Peace Academy biga ku mategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu, yitabiriwe n'abagera kuri 27 bo mu byiciro bitandukanye, harimo ba ofisiye mu ngabo z'u Rwanda ndetse na polisi, abo mu rwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, abo muri Minisiteri y'Ubutabera, abo muri Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu n'abandi. Bose bakaba bazamara icyumweru biga ku masomo ajyanye n'amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu, haba mu bihe by'amahoro cyangwa se mu bihe by'intambara. Gaston Nirembere, BTN TV.